ibimenyetso biragufata, indwara yagufata, kanseri iragushikira ukibona muri butaro, iri mu maso, iri mu menyo, iri mu ibere, iri mu gutwi, ukavuga uti kandi Yesu yakubwije amagambo ntihumve, ahita akubwiza ibimenyetso, akubwiza ibimenyetso, ahita avuga ati noneho tugiye kuja ku meza, tugiye kurya, yani ibintu bisanzwe atari gaburogero. Yuda ntiyigeze kigaburogero, aravuga ati tugiye kurya, uwo turi buhuriza amaboko mu mbere, noneho mumenye ko ari uwo nguwo urizangambanira ko bagiye kurya. Muri kundeba mwese bagiye ku meza ngo Yesu yakoramo. Petero ati hafi agahina akaboko, yakuramo ikiganza Petero akabakozemo. Yesu yaje gukora mu Filipo agahina akaboko, yakuramo ikiganza Filipo agakoraho. Yuda ntiwamenye uko bigenze. Umuntu wanze kwihana rero ntabwo umenye uko bigenze ngo afatwe. Wabimenya Yesu yarakozemo. Yuda bashoye mu intoki, Yesu abarazifasha ati bitese. Yuda ati ndekura ikiganza, ariko urukumfata ndekura yuko. Yesu ati sa makuru. Filipo ababwiye Petero ati bamubonye ko bashikiranye, nubwo atigeze amuvuga izina ariko aramuzi. Ndagutangariza ko nubwo tutakuvuza izina, Yesu arakuzi, aguhaye pasi muri iki giterane. Yesu yagambiye guha pasi abantu ashaka ko batarimbuka, abantu ashaka guha ubugingo, bamaze iminsi bari mu byaha, bamaze iminsi bari mu byaha. Abo Satani yajanye mu buraya, abo Satani yajanye mu bujura, abo Satani yajanye mu kunywa ibiyobyabwenge, Yesu yabazanye muri iki kibuga ngo batsinde Satani, bamuve inyuma, bayoboke Yesu. Bayoboke nde? Yesu. Bayoboke nde? Yesu. Ngiyi pase ijuru riri guha. Ejo utongera kurara ibintu bikunigagura, ejo udapfukaje kuzimu waraje muri iki giterane, ejo utarimbuka ukabwira ngo ntitwakubwiye. Aya mahirwe ijuru ryazanye nawe rirakuzana kugira ngo uyu munsi uve mu byaha witabe Yesu. Aho kugira ngo uzahamagarire pasiteri mu bitaro muri koma ngo aze wihane, ushobora kuzamuhamagara ugasanga ari mu nama i Kigali, yaba akiri mu modoka ukabura apfuye. Tugira murambure Bibiliya, dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 11 ku murongo wa 3. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 11 ku murongo waho wa 3. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ndifuza ko dukoresha umwanya muto kuko mubizi nta jambo ry'Imana riba rito, nta n'umwanya uba muto iyo umuntu avuze Imana neza. Rero turifuza byose ko bigenda neza muri gahunda. Abo turi kumwe, haleluya. Amen. Abantu bari maso, haleluya. Ndifuza ko murebe hano, iyo ureba umwigisha bigohesha kumva icyo avuze, kandi umuhanga wo kwiga ahanga amaso mwarimu. Mvuge ngo nibyo. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana turifashisha ibyanditswe byera, rifite teme ivuga ngo iyo uzakenera Imana mu bicuti kare. Topic iravuze ngo iyo uzakenera Imana mu bicuti ryari, bibwira umuntu mwicaye. Uti niba uzi ko uzayikenera mu bicuti. Ntabwo Imana bayikenera ku munsi w'ibibazo, ahubwo ugera mu bibazo weho n'Imana muziranye. Yego, ibyo nibyo. Niho Imana igutabara. Haleluya. Isi yose ifite ibibazo, abisi bose bahuriye ku bibazo, ariko ijuru riratabara. Imana iratabara, ariko igatabara abo bagize gute?
Haleluya. Niba uzi ko uzakenera Imana mu bicuti ryari, tubisome muri Bibiliya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 ku murongo waho wa 3 haravuze ngo nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwukunda ageze gute? Uwukunda ageze gute? Aha, dusome 43 kuri icyo gice. Haravuze ngo amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'iki n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso ye. Yesu arababwira ati, nimumuhambure, mumureke agire gute? Muvuge ngo aronge yaragiye. Yari yagize gute? Haleluya. Haleluya. Sigaje ahantu habiri ho gusoma, ariko reka kongere dusome undi muntu wagize ibibazo ataziranye na Yesu, twumve icyo yamusubije mu bibazo bye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariya. Ibintu byose biri muri Bibiliya, mujye mushirika ubute dusome ibyanditswe bye. Mariko 7 ku murongo wa 27. Mariko 7:27. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe. Dusome iyi mirongo kwa 2, dusome duhereye kwa 26. Haranditswe ngo uwo mugore yari umugirikikazi, ubwoko bwe ni umusirofoyinike. Aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we. Namwe niko musomye? Aramubwira ati, reka abana babanze bagire gute? Bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire iki? Ibaze uri muri koma cyangwa abaganga bananiwe bagusubije ngo genda uje kugwa ku isambu, hakaboneka umuntu wagukiza akagusubiza gutya, genda, ibiryo mfite ni iby'abana, ntabwo nafata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire iki? Isomo rero ndaza kuri babwira ukuntu uyu mugore, babwira impamvu atari umwana, babwire n'icyo yakoze agahitamo umwana, agahita ajya ku biryo. Akazi karaha. Ngaka akazi kumwigisha, mutajya murumva umwigisha mugavuga ngo ariko ngo baba batembera, oya muvuge ngo harimo akazi. Yesu ashimwe. Iyo uzakenera Imana mu bicuti byane, mwe muririmbye tugafashwa, twe twabwiriza tumufashwe, nta mushaka ko bigenda gutyo. Titwahoza amaboko twayazamuye general namubwire ngo twese turabaririmbye, tubatubwire ngo tubafashe namwe mwitubwiriza mugire gute? Ntabwo ngeza aha bariho mwibuka gusubiza ababandikiye kuri WhatsApp. Abari inyuma, haleluya. Muhumure muri inyuma y'abantu, ariko ntabwo muri inyuma y'Imana, muri imbere y'Imana. Imana ibahe umugisha. Amazina abasanzwe twamaze kwakirana, nitwa Nshizirungu Emmanuel. Ndubatse, mfite umudamu n'abana, ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo w'umuhamagaro. Ndi umukristo muri paruwasi ya Gasasa. Iyo paruwasi ibarizwa mu rurembo rwa Rubavu, itorero rya Kadahembe, ariko nje n'umuryango wanjye dutuye Musanze. Nishimiye kongera kugaruka hano umurindi manaje. Ubushize nabaje turi mu gitaramo hariya mu isoko na sauti ya mwisho n'andi makorari. Nongeye rero kugaruka mu n'abatari bari mu gitaramo bongere tubona kandi muri iki giterane. Haleluya. Yesu aduhana umugisha. Iyo maze kuvuga teme biba bivuze ngo iminota yose nakoresha umuntu ibyo ndavuga bindi n'ubyibagiwe, ariko wibuka uvuga utumwigisha
twari dufite uyu munsi. Ibyo yavuze byose ntabyo nafashe, ariko icyo yashakaga kuvuga yavugaga ko iyo umuntu azakenera Imana bagomba kuba inshuti ijyanye, kuba inshuti kandi muhumure sindabasiga mu rungabangabo, ndaza kubasigira na verisi ahantu muraza gusoma icyo bita ubushuti. Yesu yaravuze ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo ngize gute. Ntabwo ubushuti, ntabwo weho na Yesu mwahurira mu musururu ngo mube inshuti, ntabwo weho na Yesu mwahurira ku ishuri ngo mujyane ku gitanda kimwe ngo muri inshuti. Yesu atandukanye na za nshuti zose zo mu isi. Yesu atandukanye n'inshuti zose uzi ufite. Niwe nshuti iboneka y'inshuti zagize gute, zananiwe. Mu yandi magambo ni inshuti y'akadasohoka, ni inshuti ubitse ibanga ntuzaryumve mu gasantere, ni inshuti mujyana aho izindi nshuti zose zananiwe kugukurikira, ni inshuti iguha ibyabo muri inshuti byose bose badafite. Yesu ni inshuti nziza. Uwabaye inshuti yabaye inshuti na Yesu. Uwo muntu utavuze ngo amen. Ntabwo ibintu byose murategereza ko ntera haleluya. Tugiye muri za haleluya ntitwava, ahubwo umuntu wese acungane n'akantu keza ndibuvuge, niwumva kagufashije uvuge ngo amen ndateye haleluya. Ubu nama nditwinogeje. Icya kabiri ndagira ngo munsengere, tugira abantu bari mu materaniro ku buryo mbese umuntu ahaguruka agatangira ngo dore usinzi uhariye ntiwasomye ngo dore ngo biriya watangiye. Icyo gihe uri gukura inkwi mu iziko, ariko iyo usengeye umwigisha ukajya ushyiramo inkwi, nanjye ninjye safuriya irimo ibiryo mugiye kurya. Uko murajya munsengera ndajya kozamo ikirushe mbahe ibihiye. Ujye musengera umwigisha, nimujya mukura inkwi mu ziko, kuko mukuye inkwi mu iziko nabaha ibipfubye, kandi ntiwananirwa gushyira inkwi mu iziko ngo urenganye isafuriya ngo ibiryo byapfubye. Ikibazo kiba gifite wowe watetse. Rero Imana ibaha umugisha. Ndashaka ko ibintu byose ntabwo ndi buvunike, kubera ko abakozi ari babiri ntabwo bavunika. Umushumba Imana imuha umugisha, gahunda ni ugukomeza. Twicaye hariya twavuganye amagambo ameze ku habiri, turi kuvuga kuri iriya jambo Imana yavuze ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Turavuga ngo urugendo ruja mu ijuru ntirugira aho guparika, nta gare nta na rete, gahunda ni ukugenda gusa, ntabyanditse. Urugendo ruja mu ijuru wiparika, nta parikingi rugira, mukomeze mugire gute. Imana ibaha umugisha. Bibiliya dusomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, tuhasomye amagambo avuga ngo nuko bashiki be batuma kuri Yesu, baravuga ngo batuma umuntu baravuga ngo genda nugeraho Yesu ari, wowe ntuvuge izina, wowe umubwire ngo ukundagize gute. Ndashaka kugira ngo tubazanye ukuntu uyu muntu barabwira Yesu ko arwaye batamuvuze izina kandi Yesu akamumenya. Mugende mumubwire ngo ukundagize gute, ndetse ko batamuvuze izina aramumenya ati. Uwukunda agize gute, ntabwo bamuvuze izina ariko aratuzi, azi n'amazina ya, afite nomero matrikire ya buri muntu, ku buryo iyo asomye nimero yawe ahita amenya uko witwa. N'abahuje amazina azi kuba jojo. Uwukunda agize gute, uwukunda. Niba hari ibintu bidateye gute, ni ukubona umuntu agutumye ku nshuti ye. Intumwa ntiyirirwa itanga ibisobanuro byinshi, apfa kuba umuntu agutumye kuwa akunda. Genda umwirire runaka, ntiwiri gusobanura ibyo mubwiye arahita abimenya, kuko turi inshuti. Turi inshuti, wowe mvuge gusa namva ahita amenya icyakora. Haleluya. Aho bari kundeba neza niho nderekera Yesu ndebe imisumari.
murakomeza kundeba nk'abajunditse amabombo murambona ibitugu, ariko nimundeba neza ndongera ngaruke. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubabwira umunsi umwe Yesu yaratangiye umurimo, yawutangiriye i Yerusalemu. Ageze i Yerusalemu afite amagambo yahavugiye, yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, yaje ngo mbwirize ubutumwa bwiza, menyesha abanyabyaha ko ari umwaka w'imbabazi. Ageze hepfo aravuga ngo mbwira n'abafite imvune zo mu mitima ko akaruhura yaje. Avuga ijambo rimwe rikomeye, mvuge ngo amena ntibabwire yababwire. Yaravuze ngo mu bintu nzanye n'amavuta, kuko mu cyimbo cy'ivu nzabaha amavuta. Yesaya yari yarigeze guhanura Yesu ataravuka, aravuga ngo uburetwa bwose abayuda turimo tuzabumarwa no gusigwa. Uburetwa bwose abantu babamo babumarwa no kugira gute? Gusigwa. Kandi reka mbabwire gusigwa, hari abantu babyumva bakagira ngo ni ibintu bisanzwe. Muri Bibiliya muri Zaburi harimo n'ibindi jambo rivuga ngo ntukore kubona asize, ntukore kubona agize gute, kubona asize. Sobanura ngo gusigwa ntabwo ari umuhango urangira uwo munsi. Iyo usizwe uba uri watansiyo, iyo usizwe urufata abandi iyo rukugezeho barutunga urutoki. Uburetwa ntukore kubona agize gute, ntimukore kubona asize. Imana ibahe umugisha. Yesu akivuga iryo jambo, abayuda b'i Yerusalemu baramusubiza ngo ibindi byose waruvuze byari byiza, ariko kukuzanya ako kantu kavuga ngo uje kubabarira ngo abanyabyaha. Ino nta banyabyaha bariyo, twebwe ntawe ukora ibyaha inaha muri Yerusalemu. Yesu atiye baravuga ngo ibindi byose twakwemera, ariko iyo gahunda y'ibyaha ikuremo rwose, naho ibyo kwihana byo inaha nta n'umwe wabona. Yesu ati kuko umushatse kuvuga ko, baramubwira ngo niba ushaka abanyabyaha komeza iyo hepfo i Galilaya, niyo hari abapagani kugera ku rwego bahise Galilaya y'abaki. Ntabwo muri kunyumva mwebwe Galilaya y'abakirata bamwerekeza i Galilaya. I Galilaya niho umuntu wese wakoraga icyaha mu mujyi wa Yerusalemu bamuhurizaga pandagari. Bari barahubatse ikigo kimeze nk'iwawa, igororero cy'igororamuco. Umuntu wese ushikuje umugore ishakoshi ati muramufate, pandagari i Galilaya. Uwibye telefone, pandagari i Galilaya. Uwapfumuye butike bakamufata, pandagari i Galilaya. Birangira rero Galilaya bayise Galilaya y'abaki. Yesu atangiye umurimo ashatse guhera i Yerusalemu ababarira, atabara kuri abantu mu byaha, bamutungira agatoki y'abanyabyaha bagize gute. Reka mbabwire ijambo ry'Imana nirimanuka ntuzaryohereza ahandi, uzareke rigukoreho icyo rirakora, wenda rigende nawe rimaze kugukoropa. Ntabwo munyumvise nkabihuriza. Tuzarifate ngo uryohereze patuza, uzareke rimanze rigukoreho icyo riragira gute, rirakora. Mbabwiye idosiye ikomeye Yerusalemu yagize, Yesu yarivuzeho nyuma barangije kumwirukana. Yarayishinyagura arabwira ngo Yerusalemu, nashatse kukubundikira ugira gute, uranga. Wateye abahanuzi iki? Amabuye. None igihombo ugize nuko abantu baje kugusenya, ntawe uzabagukiza. Bazagusenya bahereye muri fondasiyo, bazagusenya ntawe uzatabara. Yerusalemu icyo Yesu yashakaga kuvuga ni iki? Murahari ntibabwire. Yashatse kuvuga ngo naguhaye ubuhungiro ntiwahunga, narakinguye ngo winjire uhera hanze, naguhaye pasi uri imbere y'izamu ntiwatsinda. Hari igihe Yesu aguha pasi uri imbere y'izamu ugahusha. Aba munyumvise nzabibabwira. Murahari ntibabwire se? Yesu yigeze guha Yuda pasi eshatu. Pasi zingahe?
uvuge ngo ari imbere y'izamu, imipira yose ayitera mu bafana. Mu bintu bibabaza umutoza ni ukubona umukinnyi ari imbere y'izamu ntawe umufasha, umupira akawutera mu bafana. Ikintu umutoza ahita akora, ahita amusimbuza. Nyeganyeza wo mwicanye ngo utuye umupira ntuwutere mu bafana. Nyabona dore uri imbere y'izamu, urahari, ntawe umuhanganye, imirana neza. Nyeganyeza incundura, kandi uyu munsi tunyeganyeza incundura ndakurahiye. Iyo umukinnyi anyeganyije incundura akina mu ikipe y'umurenge ahita aja mu y'akarere. Iyo unyeganyije incundura mu y'akarere intara irakugura. Iyo unyeganyije incundura mu intara y'uburasirazuba uhita uja muri reyo. Iyo ugeze muri reyo ukanyeganyeza incundura bahita bakwambutsa amazi. Bavuga batasigaye akina ku mugabane w'i Burayi ndakurahiye, kubera umupira atawutera mu ki mu bafana. Muri hangana kanzi byo mbyihorera ingero nyinshi mu ijambo ry'Imana nazo sinzi. Icyo nashaka kubabwira muvuge ngo amen Imana. Yesu yahaye Yuda pasi zingahe? Ngo atsinde. Bigira gute? Umupira utera he? Zibabwire nyibagiremo gato. Yesu yarabizi neza ko Yuda azamugambanira akamugurisha. Kandi kugurisha Yesu kwa Yuda ntabwo kwari ukwanga Yesu, ahubwo Yuda yagiraga ingeso yo gukunda amafaranga kubera kurwego agurisha n'ibitagurishwa. Icya kabiri, kugira ngo Yuda agurishe Yesu yarazi ko abantu baramugura bataragira icyo bamutwara. Yuda yarazi imbaraga za Yesu. Mbese ni nko kugurisha inka yica ukavuga ngo ntibarayikura mu kiraro onda yajya kandi bayisige. Yuda rero ikintu cyamubayeho ni uko yagurishije Yesu igihe cye kigize gute? Yamugurisha mbere. Yesu rero arabimenya, aravuga ati iki nacyo ni icyaha si byiza mu murimo, reka mukosore. Ateranye mu bigishwa bose ashaka ko Yuda yihana, arababwira ngo muraboneye ariko si mwese. Ubwo yegeraga ngo yereke Yuda ko abizi ko ibyo bintu arimo atari byiza. Ubwo Yuda bafashe mu mifuka aravuga ati ko atavuze izina ry'utaboneye se, avuze ko tutaboneye twese ntawe utaboneye uwo ari we. Yesu abona amateraniro arasoje baratashe, ategereza ko Yuda aravuga ngo ni utaboneye mbabarira, aramwihorera. Undi munsi w'amateraniro uwo mupira ntawuteye mu bafana, ntatashe atihanye. Undi munsi Yesu aravuga ati ariko reka muhinde pasi ndebe ko atabo kurimbuka. Arongera Yesu aravuga ati rero ntabwo nshaka ko agira n'umurimbuka, reka muhinde pasi na muri iki gitero. Arongera Yesu aravuga ati umwe muri mwe ari bungambanire. Petero barahagurutsa ati mwami niki? Yesu ati cara Petero. Yohana ati vuga niba ari igihe tugikemurira. Yesu ati cara Yohana. Filipo ati mwami niki? Yesu ati cara Filipo. Yuda nawe aravuga ati mwami niki? Amusubiza ngo iki? Ahita afata mu mifuka ati baramenya wakabimenye se bisobanura iki? Umupira bawuteye hehe? Kabaye kangahe? N'icyo giterane gisoza atihanye. Yesu aravuga ati kandi uyu muhungu arandimbukanye kandi imyaka 3 tubana ibiterane byose abibamo kuko arimbuke pe aburira ijuru mu rusengero. Yesu aravuga ati kandi umwimbi pasi imyaka imbere y'izamu. Arongera Yesu aravuga ati rero nagiye nca amarenga ndimwumva, ariko none uyu munsi wa muntu uri bungambane naravuze mbona ntari kumva. Ubuho noneho ngiye mu bimenyetso. Ambabwira iyo Yesu akubwije amagambo ntiwumva akubwiza iki? Igare ryagukubita icyo ni ikimenyetso. Abapolisi yagufata ni ikimenyetso. Ibimenyetso biragufata. Indwara yagufata, kanseri iragushikira ukibona muri butaro, iri mu maso, iri mu menyo, iri mu ibere, iri mu gutwi. Ukavuga uti kandi Yesu yakubwije amagambo ntiwumve.
ahita akubwiza ibimenyetso, akubwiza ibimenyetso, ahita avuga ati ubu noneho tugiye kuja ku meza, tugiye kurya. Yani ibiryo bisanzwe, atari igaburogero. Yuda ntiyigeze akigaburogero, aravuga ati tugiye kurya. Uwo turi buhuriza amaboko mu mbere, noneho mumenye ko ari uwo nguwo uri zangambanira, ko bagiye kurya. Muri kundeba mwese? Bagiye ku meza ngo Yesu yakoramo. Petero ati hafi agahina akaboko, yakuramo ikiganza Petero akabakozemo. Yesu yaje gukoramo, Filipo agahina akaboko, yakuramo ikiganza Filipo agakoramo. Yuda ntiwamenye uko bigenze. Umuntu wanze kwihana rero ntabwo umenye uko bigenze ngo afatwe. Wabimenya Yesu yarakozemo, Yuda bashoye mu intoki, Yesu abarazifasha ati bitese. Yuda ati ndekura ikiganza, ariko urukumfata ndekura yuko. Yesu ati se amakuru. Filipo ababwiye Petero ati bamubonye ko bashikiranye, nubwo atigeze amuvuga izina ariko aramuzi. Ndagutangariza ko nubwo tutakuvuza izina, Yesu arakuzi, aguhaye pasi. Muri iki giterane Yesu yagambiye guha pasi abantu ashaka ko batarimbuka, abantu ashaka guha ubugingo. Bamaze iminsi bari mu byaha, bamaze iminsi bari mu byaha. Abo Satani yajanye mu buraya, abo Satani yajanye mu bujura, abo Satani yajanye mu kunywa ibiyobyabwenge. Yesu yabazanye muri iki kibuga ngo batsinde Satani, bamuve inyuma, bayoboke Yesu. Bayoboke nde? Yesu. Bayoboke nde? Yesu. Ngiyi pase ijuru riri guhaha. Ejo utongera kurara ibintu bikunigagura, ejo udapfukaje kuzimu waraje muri iki giterane, ejo utarimbuka ukabwira ngo ntitwakubwiye. Aya mahirwe ijuru ryazanye nawe rirakuzana kugira ngo uyu munsi uve mu byaha witabe Yesu. Aho kugira ngo uzahamagarire pasiteri mu bitaro muri koma ngo aze wihane, ushobora kuzamuhamagara ugasanga ari mu nama i Kigali, yaba akiri mu modoka ukabura apfuye. Tugira abantu banga kwihana bakiri bazima, bagashaka kwihana bageze mu bitaro. Mwambire pasiteri atemvuge ibyanyu, warivuga ubu, warivuga tukiri hano kwari kuyu pasiteri ari hano, umujyangire pasiteri nihane, bari kumushaka hehe? Ngiyi pase ntawe kugutega, ntibasaba kucenga. Yesu yaguhereje umupira uri imbere y'izamu. Aya mahirwe n'ayawe ngo wihane. Kundeba mubireke umuntu wese niyuname abaza umutima ati niki nakora ku mupira gufasha. Twite dusenga, ndageza mbabwira ndi makuru. Ndagushimira Mana, ndagushimira Papa, ndakumva ka ijuru riri hano. Ntabwo ryari kukuzana ngo utahe uko waje. Ikintu ijuru rikoze ndakizi, kandi wipfusha uyu mwanya ubusa kugira ngo abantu babimenye ko Imana yakuzanye ari ifite ikikuzaniye. Ni ugufasha umwanzuro wo kwihana utiriwe uteguza Satani. Ntawubwira Satani mugiye ku rusengero kwihana. Satani iyo umucitse uhita uja kwa Yesu, kuko n'ubundi arabizi ko wiriwe hano, nutihana uramubwira iyo wiriwe. Nusubira utihanye urasobanurira Satani iyo wiriwe. Ibyiza rero wihera hagati nta kwa Yesu, uve mu mbwa, kuko Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Ntabwo Bibiliya yitukana, imbwa bazitaga abanyabyaha. Va mu byaha winjire mu bera, ubundi ukora imirimo y'Imana kandi uri umwana w'Imana. Hari umuntu uri kumva aya mahirwe yayabyaza umusaruro. Hari umuntu uri kumva iyi pasi itamupfira ubusa ngo ashire ikiganza hejuru tumusengere. Ndagushimye Mama, ndagushimye Papa, ndashaka gusengera umuntu ufashe umwanzuro wo kuva mu byaha, kavuga ati ni Imana ibwiye nubwo itamvuze se, ariko nije shaka ko nihana. Zamura ikiganza ntagire gutera ubwoba. Ntabwo ari we wa mbere uraba wihanye. Dawidi yarihanye, Mose yarihanye, ntabwo basumbye ubusitari mu Mana. Zamura ikiganza niba ufashe umwanzuro wo kwihana ukava mu byaha.
umva mwana we zamura kuzamura ikiganza no gutera isari biratandukanye dofese nomeri yateva zamura ikiganza Yesu atsinde Satani ni wowe watumye iki giterane kiba ni wowe ijuru ryaje kuburana uko niko yaje gushaka umuntu ufashe umwanzuro wo kuva mu byaha hakiri kare kavuga ati ngenda shima Imana ko iki giterane kibaye ntarapfa nkaba nihanye nk'igihumeka zamura ikiganza hagurukira ku kiganza cyawe ufite isoni bireke hagurukana n'ikiganza cyawe ufite isoni byihorere ariko kwihana ntabwo bitera isoni gitera isoni ni ugukora ibyaha uri guhaguruka buhoro buhoro ko udafite gahunda ariko abafite gahunda yo kwihana bakava mu byaha bakareka ibyaha bakoraga zamura ikiganza hagurukira aho uri umuntu uhagurutse ufite ishakoshi ntayisiga aho yicaye kuko abantu bari hano bose ntibabatuye kandi usubiye kuyuka y'igura ntiwayibaza pasitori fata ishakoshi yawe fata telefone yawe ubundi nurangiza kuva aho uhagaze kugera hano mpagaze ntabwo wakwiriye gutega umumotari ntiwakwiriye gutega umumotari kandi nawe ujya ku kabari baratega ngwino hano Yesu akugirira imbabazi ngwino Yesu akugirira imbabazi muri gutinda kandi ndataha kure muze Yesu abakiza ibyaha yakinguye imiryango y'urusengero akinguye n'umuryango w'ijuru ngo mubonekemo mukomeze muze abatari gukoma amashyi mubihorere n'ubundi abantu bose ntibazi agaciro k'ibintu ariko mu ijuru barayakomye kuko mu ijuru baravuze umunyabyaha umwe ndagushimye Mwana ndagushimye Papa abantu bazi agaciro ko kwihana k'umuntu mukomeze mukomere Imana amashyi barinde bagera mukomeze mukomere Imana amashyi barinde bagera ayo mashyi muyakomere bose barinde bagera komeza uze Yesu akugirire neza komeza uze Yesu agutabare komeza uze Yesu akurengere mupfukame mwerekeye itorero mupfukame mwirebe ibibambasi abapfukamye mwese mwihindukire kuko umushumba arabasengera arebye itorero Imana ishimwe urasigaye wowe usigaranye ibyaha byawe iyo mari uzayiburira isoko Yesu yaragiye kugukiza birashoboka ko twanezerwa mu bihe byose no mu makuba Kristo ukura azanezerwa iteka ryose umunyabyaha winoni koga Yesu niushaka kugukiza reka gutinda cyane mu byaha uyu ni umunsi wawe reka gutinda cyane mu byaha uyu ni umunsi wawe sawa Murakoze ndegera ngo umushumba wacu w'ururembo bamwegereze mikrofone ariko atarasenga reka mbabwire ko aya mahirwe mugize abandi ntibayagize amahirwe ya mbere mwagize nayo kwemerera umwuka akabazana mu rusengero kandi n'abandi babonereho agaciro ko kuza mu rusengero icya kabiri mbeguretse ku kibaho ndagira ngo mwebwe mbabwire ko muhiriwe ku Mana uyu munsi ni mwebwe umunsi ubereye mukuru kuruta abandi bose kuko umuririmbyi yaravuze ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemereye aya mahirwe natwe muri kubona twambaye amakoti n'amakaruvati natwe twapfukamya ngiki kibuga cy'indege duhagurukiraho ngiyi visa aho twayakiriye kuko umushumba yabivuze ubu agiye kubaha tike yo kwemererwa kuja mu ijuru abantu mupfukamye hano ari ubwa mbere batari barigeze babatizwa mu mazi menshi ngo baba barokore akavuga ati byumvaga ariko kubifata umwanzuro bikananira njyewe byanzagamo rimwe ubundi bikamvamo ariko uyu munsi mfashe umwanzuro wo gukizwa ntabatizwa mu mazi menshi ubundi nkaba umurokore nk'abandi Imana ishimwe cyane abafashe umwanzuro ari ubwa mbere wo kubatizwa mu mazi menshi batari barigeze babatizwa muzamure ikiganza muzamure cyane abari barakoma amashyi mu gihe
muzamuke cyane. Imana mukomeze muzamuke, mukomeze muzamuke. Abana mwebwe muri nyuma mu manure turabasengera iby'abana mwe muracyari abana. Mukomeze muzamure, mukomeze muzamure. Imana ibahe umugisha. Turagira ngo twongere turebe abandi bantu baje hano imbere kwihana bigeze baba abakirisitu, ariko Satani akabajyana iyo hanze inyuma mu byaha bakava mu itorero. Uyu munsi bakaba bafashe umwanzuro wo kongera kugaruka mu itorero, kavuga ati rwose tuvuye basubirane. Namwe mubihamisha ikiganza. Iyo mbega we, muzamure cyane, muzamure cyane. Nimwe turi kubakira urusengero, mugaruke mufatanye n'abandi, mugaruke dufatanye kurwubaka. Imana ibahe umugisha. Namwe mwese mukomeze muzamure icyo kiganza, muzamure icyo kiganza. Dusengere n'abandi bantu batasohotse hanze babatijwe ariko Satani yateye bagakorera ibyaha mu murimo w'Imana. Mukaba mwabonye namwe mutakomeza kwihisha mu migongo y'abantu, avuga uti aba bantu bankingiriza none ariko ejo ntibankingiriza, reka nemere ibyaha byanjye nakoze hakiri kare, Imana itarampana ahubwo imbabarire. Namwe muzamure ibiganza byanyu, muzamure ibiganza byanyu, muzamure ibiganza byanyu. namwe muzamure ibiganza. Mwese Yesu arabababarira. Umushumba agiye gusenga, agiye kuvuga amagambo muyasubiremo, mwatuza akanwa kanyu. Nimusoza namumara kuyatura, umushumba arabasengera kandi bano babwiriza butumwa barahita bajya kubagira inama babandike. Buri muntu wese avuga itorero rimuri hafi, bose bazabasure kandi umushumba arababwira n'amatangazo n'izindi gahunda zose. Imana imuhe umugisha. Murakoze cyane. Udashobora gupfukama nta kibazo yicare cyangwa ahaguruke. Iyo barabona abasaza wumva rwose bitamukundiye yicare cyangwa ahaguruke nta kibazo, sibyo? Uzamura ibiganza byawe, uzamura ikiganza cy'iburyo, vuga ngo Mwami Yesu. usubiremo cyane. Mwami Yesu, Mwami Yesu Kristo, ndakwizeye, ndakwizeye. uri umwami wanjye, uri umwami wanjye, uri umwami wanjye, uri umwami wanjye, n'umukiza wanjye, n'umukiza wanjye. mbabarira, mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyaha byanjye byose. ndabyihannye, ndabyihannye kandi ndabiretse, kandi ndabiretse. sinzongera kubisubiramo, sinzongera kubisubiramo, sinzongera kubisubiramo, sinzongera kubisubiramo. Satani, Satani sinzongera gukorera, sinzongera kumukora. guhera nonaha, guhera nonaha, mbaye wa Yesu, mbaye wa Kristo. Murakoze Yesu kumbabariye, Murakoze Kristo kandi kumbabariye, nanjye nakira imbabazi zawe, nanjye nakira imbabazi zawe. niyemeje gukorera, niyemeje muvuge cyane, niyemeje gukorera no kugukurikira, no kugukurikira. urakoze, urakoze. ni mu izina ryawe ryera Yesu, mu izina ryawe Yesu Kristo. Mwami Yesu turagushimiye. Aba bantu amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, bamaze kwaturira imbere yawe, amamiriza imbere imbere y'abantu, imbere ya data, imbere y'abamarayika. Mwami Yesu turabasengeye, amazina yabo niyandika mu gitabo cy'ubugingo, igitabo cy'abarimbuka. Ubaha imbaraga z'Umwami zo gushobora ibyo biyemeje. Gukizwa n'urugamba, gukurikira n'urugamba, ariko muririmbyi aririmba ngo niyemeje gukurikira Yesu, ngo niyemeje kwikorera umusaraba. Ndagushimiye ko uzabashoboza, ndagushimiye ko uzabashoboza, ndagushimiye ko bazadufasha, ndagushimiye ko cyagira ngo twatugize imbaraga z'umwijima, imbaraga zose za karande, izina rya Yesu, aho batsindwa no kongera gutsinda, buzuza umwuka we wera, amaraso yawe Kristo abeza abatunganye, imbaraga z'Imana zibabeho. Ubahe Mwami ababarera, ubakomeze, bapfukire mu biganza byawe. Sarurwa bireze, batwikize. Abasaruzi ni bake, ariko turigenze ngo wohereze abasaruzi babyare. Mwami Yesu ni ukuri, babyawe n'umwuka, babyawe n'ijambo, kandi bashyize ku ibere, babyawe n'ijambo. ntibazigere barwara bwaki, ntibazigere bacuruza, bakuze, ntibazigere bagwa umudari, ntibazigere bicuza cyangwa bazavamo ibibondo, bazavamo ibibondo, bakure mu bujiji. Ubahe ubwenge kandi ubashorere, ubakomeze, kandi turagushimiye.
ndirimbe kandi guhura n'Mesiya uwahuye nawe ahandi Imana bashi aba bantu bari bari hano ntibahuye na Mesiya ubonye badacakiranye ubonye badacakiranye umupira bawuteye mu bafana se cyo bita gutsinda satani aho nari nduye ntabwo ariho ngituye Yesu yaranyimuye nduye ntabwo ariho ngituye aho nari nduye ntabwo ariho ngituye Yesu yaranyimuye turashaka kureba rero abantu bimutse batagituye hafi mu nkengero z'utubari abantu batagituye mu makaritsiye y'indani Bibiliya yaravuze ngo Yosefu yabwiye Farawo ngo ngiyi famiye yacu aravuga ngo none barabahehe aramubwira ngo genda batuza heza harutahana ngo hari n'ikaritsiye yitwa Gosheni ngo abajana gutura Gosheni Bibiliya iravuga ngo ni ubwoko butura ishanga Imana yagize gute sigaje iminota 10 kakora iyo bwaba badutaha haleluya amen bano ni abantu bane dusigaranye haleluya amen nabishimwe muracyari Bibiliya turi ku ijambo rivuga ngo izakenera Imana mu bicuti byawe nari muzi ngo navuye mu nota reka sinshobora kubagira ibyo turi kuvuga nta nzoga na nyo Bibiliya twasomye ni inkuru umunsi Yesu yavugaga ubutumwa yageze i Betaniya yageze he i Betaniya hageze arababwira ngo mwihane niba hari ijambo abantu ritaryohera amatwi y'abantu ni mwihane byoroshye kubwira abantu ko Imana igira neza byoroshye kubwira abantu ko Imana ikuramba ingumba mu bugumba byoroshye kubwira abantu ko Imana yishura amadeni byoroshye kubwira abantu ko Imana yubaka ariko bigoye abantu kubabwira ngo mugire gute mu magambo ataryohera amatwi y'abantu ni mwihane kandi reka mbonereho mbibabwire n'abaririmbyi mu byumve n'abavugabutumwa mu magambo yose uzavugira imbere y'abantu nta jambo riruta kubwira abantu ngo bagire gute abavuze ubutumwa bose kuva isi yaremwa bagiye basoza babwira abantu ngo mugire gute mwihane twicaye muri uru rusengero tugataha tutabwiye abantu ngo mwihane ni ukuri nubwo hatangirwamo amadolari nubwo hatangirwamo amapawundi Imana yaduha 0 igeretse ku yindi 0 ntabwo uru rusengero niturwubaka ruzasumba urwubatswe na Salomo urwubatswe nabi ntabwo rwasumba urwubatswe na Salomo ariko bararuseye kubera imitima y'abantu yari yaragomeye iki Imana wari rumwe mfite dizayini isi yose ikora urugendo shuri kurureba amabaraza gusa ariko icyo ngira ngo mbabwire kugira ngo urusengero rube rwiza nuko ruba rwicayemo abantu bafite ingeso nziza kugira ngo urusengero rube ntabwo umushumba w'ururembo ari urafashwa gusa kandi we ni kwigisha gusa ntabwo si mwebwe muri gukora iki ntuzibone urukumva ururimi ndi kuvuga umuntu wabona ukuntu muri kundeba kugira ngo urusengero rube rwiza nuko ruba rwicayemo abantu neza kugira ngo korari bayite nziza ntabwo ari ibitambaro baba bateze mu mutwe ntabwo ari igiciro cy'amakanzu baba badodeye ku mutaye korari ba nziza ufite ingeso nziza umugore mwiza si n'ufite iyi n'ufite ikibuno z'ikigezi ibibuno si mu soko ntibari kubigura ntabyo muzi
yewe ngo muzangarura nzabivuga ibibura mu soko birimo utazabona ikibuno akaba ari cyo ukunda. Hari umuhungu werutse kubona umukobwa ari gutambuka afite ikibuno ngo abwira iwabo ati nuriye naburaga ngo mfite mfata umwanzuro wo kurongora ati mu munsi abiri isate rwose inkanda zifite barasaba baragenda bakora n'ubukwe baratwikurura babasiga mu ndaro yabo bati turataje tuzagaruke. Umuhungu aje muri dushe n'isume umukobwa akuyemo imyenda ajya muri dushe agarutse umuhungu ati undi ati kutanga Yesu ubonye aravuga ati se cya kibuno kiri umukobwa arakimwereka ati ngikiriye hano nagikuyemo. Umuhungu ati ngwiki umukobwa ati ngikiriye umuhungu ati none ko ari cyo nakunze ati ngaho rero ngikiranje reka nsohoke. Umuhungu ati nakibonaga nkagira ngo kimuteyo abantu ni pirate sha ibintu mu isoko birimo amenya arimo mu isoko ibibuno biri mu isoko kubera iki ntabwo ziriya ari wo muntu umutima niwe muntu umutima niwe niyo mpamvu ubona Imana ibishaka umutima wawe. Imana nibahe umugisha. Bibiliya iravuga ngo Yesu abwiye Betaniya ngo bihane ngo abi Betaniya baranga ngo ntibanga gusa ahubwo bamutera iki? Bamuteye amabuye ngo bamwirukankana n'abigishwa be. Yesu avuye i Betaniya abanza ubutumwa bamutera n'amabuye ngo haboneka famiye y'abana batatu. Murebe hano ni kwihuta abana bangahe ngo bari imfubyi batagira ababyeyi ari abakobwa babiri na musaza wabo wa gatatu ngo bahagarara ku gasozi babwira ba se wabo batariko muzaba abanyarugomo kugeza ryari. ubu muri kumutera amabuye yavuze nabi umuntu babwiye ngo mwihane ati nagende aratubuza kumuvaho bakutoka inkuru batera amabuye. Abana baravuga ngo twebwe rata dukingure Yesu yinjire ngo bahita bakingura umuryango w'urupangu bati karibu rata Yesu yinjire hano bareke. Niko babaye Yesu ngo arinjire iwabo ngo n'abigishwa be barinjire ngo mu gihe bakimara kwicara mu rugo bagishimira abo bana ko bahaye karibu ngo babinjire. Abana bahita bavuga ngo duhurire muri korodoro tureme inama. Abana batatu babahuriyeyo baravuga ngo none ko twakiriye Yesu n'abigishwa be tumuhaye karibu muri salo none turaha umuntu intebe titumuha intebe bati gukora iki tugabane imirimo weho Lazaro genda umuganiza nawe Mariya genda Lazaro we asimbe nawe Marita teka nawe Mariya genda umuganiza kubagabagabana imirimo umwe cyane babona unazana ifu amazi inkwi bakubita n'umuriro mukanya ngo mugihe Yesu akinejejwe nuko bamwakiriye abandi bamwanze uyumva baramubwiye ngo ni karibu ku meza ariko nukurya birimo bati twebwe no ntitwakiza umuntu amagambo karibu Yesu ngo barinjiye Yesu ariko mwese gukoma amashi mutajijisha hari igihe muyakoma mukajijisha ntabwo ijambo ry'Imana barifana nk'umupira bati ni karibu. Yesu yabigishwa ati mwatake ubugari kugira ngo urutoke ahitagira ati mu gihe bakigire gutya Yesu abarasoje ati rero turabashimiye mwatwakiriye mutwakiza n'ibyanyu mfashe mwatwakiriye mutwakiza n'ibyanyu none rero njyewe mwampaye agaciro ariko nanjye nzabereka uwo mwakiriye ko nabazabakira ahandi hantu. Iyi neza mungiriye nanjye nzayibitura mugeze aho muyikeneye. Arababwira ngo rero mw'abakobwa mwe nta mushinga wo kubaka urugo mfite inaha mu isi ntandaba inshuti namwe reka mbe inshuti y'abasaza banyu ya musaza wanyu. Abakobwa bati natwe nta jari dufite nuba inshuti n'abasaza uzabura inshuti ya famiye yose. Yesu ngo ahita aba inshuti nande n'abasaza ahita avuga ati kandi mbasezeho ubuvuga butumwa rirakomeje. Yesu ngo akomeza ahandi hantu ngo muri iyo minsi Bibiliya yaravuze ngo kubera Yesu abakunze ahantu bamukunze kuko yaravuze ngo nkunda bakunda ngo akajya agenda agaruka agira gute. Abakomantere baravuze ngo mu minsi 7 yahaberaga gatatu mu minsi 7 yahaberaga kangahe
kandi ngo buri uko hageze imbabura ikaka, buri uko hageze imbabura ikagira gute. Bibiliya ntabwo ibintu byose babisizemo, ariko ntiyabuze ababahugura ngo bababwire ngo ariko nta bakobwa kuko umushyitsi aza atikoreye ngombwa mugateka, umuntu uza nta na mvirope abazanye, abura na mvirope irimo kupe abura na sanduwice bazanira, ahubwo ko ahingutse mugacana umunsi ugacumba ifu muzayibona. Undi aravuga ati ahubwo mwebwe nta nubwo muri kubabwira ngo mubabwize ukuri, arakaza wenyine wenda bakamutekera. Hari ingabo baba bari kumwe bifite ubwanwa, ibisore 12 ubuntu n'ukuntu bingana, ifu iriya abantu 12 urumva umufuka batawuteka gatatu. Abakobwa barahaguruka batari kwiyumva inama muri kutugira cyangwa muri kutwosha. Twebwe dukurikije ubusuti dufitanye na Yesu, ifu yacu tuzotuyiha. Ifu yacu ni yacu, uwo dutekera turamuzi. Uzatugira inama mu bindi, ariko iyo bigeze mu murimo w'Imana dukora ibingana n'urukundo tumukunda. Abandi bati turagiye ariko muzabimenya inzara ibafashe. Abakobwa nabo baravuga bati natwe ntimuzava mu isi mutabonye uwo tugaburira nicyo ntikizavamo. Ngo baragenda, hashize iminsi musaza w'abakobwa bararwaye, abagize gute ngo bahamagara amatsiko bati muze murebe musaza wacu ararwaye. Abandi barazana ba nyirasenge bati si ko ari twe twabagaye gusa, wamushuti wanyu nawe mwamubwire. Abandi batari gukorera iriya hirya za Kirehe ntabwo ari inama, ariko ati mumutumeho ntabwo azageje kujya gusa, mumubwire azane n'igisorori kuko nawe yari yiha. Abakobwa batari kumwidutera zitereze, iyo atarahaba ari n'ahandi akazi karakomeje. Abandi bati si none akomeje kurembaraza, mwamubwira niba hari icyo yakora akagikora kare. Abakobwa bararebana bati wamugane tumutume, ngo bahamagara umuhungu uzi kwiruka cyane, uzi kugira gute. Bati hano tukubwira tukubwisha tugiye kugutuma zakubona ukuntu ameze, ugende wihuta uragera hitwa ku murindi wa nacu utambikira ngo hirya batukura adeperi, urasanga abantu benshi barahawe. Urebe umuntu wambaye ikanzu muremure ufite agasantiyo wambaye na rugabiri, uwo ni Yesu. Utiyego ubwo ntiwisobanure ntuvuge uwo uri we ibindi byose, ugende umubwire uti mwigisha ukunda agize gute ararwara, uvuga ibyo gusa ukarabizi. Arabizi uyu muntu nawe yarirutse akigera ahantu hari igitera, aracungana n'uwambaye ikanzu ndende mfite agasantiyo na rugabiri, aravuga turiya niwe ubwari imbere y'abantu. Aragendera avuga ati mwigisha gabanya gorine nkubwire ukunda ararwara. Yesu ahita amusubiza tukakubwira iyo ndwara arwaye siyo kumwica, subirayo ugenda igiterane kirakomeje. Ngo umuhungu agenda yiruka ahingutse ku gasozi, baragenda bati akubwiye iki? Aravuga ati muvuge ngo amena mbabwire uko mbwira. Baba barayiteye, aravuga ngo aravuze ngo iyo ndwara arwaye siyo kumwica, niyo guhesha Imana iki ecura iyicariye. Inyugute ziravuga ngo kivuga cyo Lazaro bagize gute. Base wabo babaga ko batenizere ko mubonye ko inshuti yanjye itera umwaka, ahubwo itarabivuga Lazaro yarariho, none irabivuze ahita apfa. Umva ngo bwira mwicaranye uti isomo ndindira mbabwira ahandi isomo riri mu kimwe menya imbaraga z'isomo nakibivuga ngaho Lazaro apfuye. Abandi bati yo ntitwakabwiye ko kuri umuntu ukora n'ibibiri ubuzima bwanjye nawe mubonye ibintu abakore. Marita arababwira ngo uko mwadukwenda kose twebwe na Yesu urukundo rwacu urushinge ruri mu ijana ntibwatumanura. cyo kubwira umuntu uzi Yesu, umuntu uzi Yesu no mu bibazo abamunsi aravuga ngo aracyafite icyo yabikora ku Mana, biracyashoboka. Marita aravuga ati dukurikije Yesu ntabwo tuzi Yesu ukiza indwara gusa, tuzi na Yesu uzura abapfuye. Ujye wizerera Yesu no mu bibazo aracyafite icyo abikora. Kanihuta irangira ngo abantu baje mu kiriri mu Bayuda bemezaga ko umuntu yapfuye amaze iminsi 3. Amaze iminsi ngana Yesu yarayutse kuzura umwana wa Yairo, kuko iminsi 3 itari yabashira barabesha ko yari muri koma ngo ntari yapfuye. Yesu rero amenye ko Lazaro yapfuye, aravuga ati ndasubirayo nihuse, bakagira ngo yaragishushe kamanze bemeze ko yapfuye. Iminsi 3 ishize bahita banzura baramuba. Ku munsi wa 4 rero niho Yesu yabwiye Abayuda, yabwiye abigishwa ati tujye kwa Marita tujye gusura inshuti yacu yarwaye.
Yesu ngo agihinguka ku marembo ngo abayuda batangira batutsi ati Marita we odora y'amashuti. Marita ngo aragenda ku muryango abwira Yesu ati mwigisha we, yo akazi kakubanye kenshi, ubu utari hano waruri n'ahandi ariko ntiwahabaye pe kuko iyo uhaba tukurikije uko tukuzi musaza wacu ntaba yarapfuye, iyo uhaba ntaba yarapfuye. Yesu aravuga ati Marita we ubanze ko Marita ati nakuzuri. Yesu aravuga ati mfite n'akandi kazi. Marita ati kavuga ati nije kuzuka. Nitwa kuzuka, nitwa kuzuka n'ubugingo. Umuntu yizera nawe yaba yarapfuye azongera be. Marita aravuga ati ibyo twarabyize mu giterane ko kumuzuka bera bazazuka. Yesu aravuga ati rero ibyo bizaba kera, uyu munsi ni wizera. Urabona ubwiza bw'Imana. Ibizaba kera bigiye gutangira none kuri we. Ngo bamaze kuvuga ibyo aravuga ati munyereka aho Lazaro aramwereka ati dore muri rwa rutoki harahenge niho bamushinguye ati kandi ubu yamaze kunuka. Yesu aravuga ati kiriya kibuye se gihari, atabatabazi bino hari iyo bashinguye niko babigenza. Aravuga ati abagishizeho nibaje kugikuraho ataranuka bagikureho, ariko abatabazi baragisunika. Yesu ngo shijambo aravuga ngo Lazaro, Lazaro ati kana abayuda batarazutse wino amina bari amen. Ubabona Lazaro asohotse mu gituro azingazinga imvuye. Yesu aravuga ngo ni bande bamuziritse, mundangira bamuziritse ati n'abarozi batuye iriya hirya ati nibamuziture, nibamuhambure bamureka koruhuka, nibamuhambure bamureke yige, nibamuhambure bamureka abyare, bamuhambure. Yesu atanze itegeko ngo bagire gute? Yesu atanze itegeko ngo bagire gute? Mariza umuntu mwicara guti bakwanga inde si wakwanga. Yesu atanze iyo avuze ngo baguhambure baraguhambura. Baguhambiye ababwiye baramuhambura, mumureka agendeje kurepeta, mumuhambure mumureke aje kugite, mumuhambure mumureke ashingirwe, mumuhambure mumureke abyare. Yesu atanze itegeko ngo baguhambure madamu, kandi ntibabyanga rwose, ntibabyanga kuko aravuga bikaba yategeka bikagira gute? Koresha itegeko, koresha itegeko. Yesu akoresheje itegeko ngo bamuhambure. Bamaze kumuhambura Lazaro ngo ahagararana na Yesu. Ahagararana nani? Reka mbabwire uko komantere ivuga. Komantere yaravuze ngo ijwi Yesu yahamagaje Lazaro ngo yari tesite, ngo yereke isi yose ko azahamagara amazina y'abera. Ibiye yari tesite kugira ngo yereke abantu ko afite ubushobozi, azakura abantu mu bituro adakoresheje igitiyo. Agamanye mva mwebwe muzaba murabyumva. Azakura abantu mu bituro adakoresheje iki? Amen. Azigera cukura urugendo. Yesu bahagararana na Lazaro. Mariya na Marita nabo muhagarare hano nawe. Mariya na Marita muhagarare hano, muhagarare na musaza wanjye ko ndikwibuka. Nabo bahagarara hanga ngo muvuge ngo ni ifoto y'umwaka. Bahita bifotoza ifoto y'ibihe byose. Rubanda rwaho ufashe igikombe cya parasitike, ufashe icy'abakotsi, bose bari kumwe n'ubushera bavuga bati atabakundanye barabonanye nta kwivanga mu bintu byabo. Ati kamwe kano gatobe ntahe ndabona ibintu bihinduye isura. Mu gihe Yesu agihagaze aho kababwire komantere iravuga ngo umuntu wese wari uri muri icyo kintu wapfushije uwe. Imfubyi zari ziri aho ngo zatangiye kuza zibwira Yesu ziti mwigisha. Yesu ati yego ihanirite wahamagara na papa. Yesu ati mpamagara Yesu ari hehe? Ati nabona iriya hepfo yo Lazaro apfuye, nawe yarapfuye. Yesu aramubwira ati njye kurashaka ntabwo ndi guhera ruhande, ndi kugenda mpamagara inshuti zacu. Mpamagara inshuti yanjye isiko sinzi. Ntabwo Yesu akora ibitangaza ahereye
nzamukenera mu bicuti ryari. Ibyo nibyo. Aramubaza ati se iswa yapfuye ati yaravuye ku kabari ava mu muhanda zimunyura mu mazu. Yesu ati urumva ngo rwose namuhamagara. Ngo abagore bari baraho bibana uhamira ati kanimana ndebe ko yahamagara agashira urukundo. Aravuga ati mwigisha. Yesu ati yego. Aravuga ati ko ndi kubona umubyizi wawe ufite imbaraga, nanjye ko maze amezi 2 ndaranje nyine, uwo twashakanye nawe baherutse kumumanurira iriya hepfo, wamuhamagara nanjye ijoro akamfumbata. Yesu aramubwira ati si umugabo wawe yitwa? Aramuvuga. Aravuga ati wose ni umuroko? Aravuga ati oya. Aravuga ati yakubise umuntu umupanga nawe umubene wabo nabo baramukubita. Yesu aravuga ati rero nakazura sinazura n'interahamwe. Niyo nazura sininterahamwe. Gusa umuntu batemye indimi bakamutema ndamuzu. Aramubwira ati asindi guhera ruhande musubiye Lazaro kuko twabaye inshuti hakiri. Aravuga ati ibirori birasoje dutahe, umuntu wese isomo aryumva. Ngiri isomo nari mfite. Iyo uzakenera Imana mu bicuti ryari. Yesu ijwi yakoresheje azura Lazaro. Iyo ahamagara ngo abapfuye mwese bo mwisi n'Aburahamu bari guhita baza. Bivuga ngo afite imbaraga z'umurengera ariko azikoresha kubo babanye neza. Imana niba umugisha. Barebe ijisho ryiza. Haleluya. Haleluya. Umugore w'umusirofoenike yarwaje umwana wa dayimoni. Ibitaro byose byo ku isi nta bitaro bimwe, nta mashini y'abazungu yapima abadayimoni ngo babone, nta muti muri farumasi w'abadayimoni ubamo. Mwabyumvise? Abadayimoni, umuntu ubaye abadayimoni niyo yaba yatanze mituweli ambilanse ntiyamutwara, niyo bagufatiye ku bitaro titirero baravuga ngo mumujyane mu banyamasengero. Bisobanura ngo ni indwara isi yose idafiteho uruhare. Uyu mugore rero ngo arwaye, ngo babwire undi muntu baturanye ati umwana wanje yarwaye. Rero umubwira ko uturanye n'umuyuda. Abagiriki rero bari abanyamahanga, Yesu atarazuka nta gitangaza agombaga kubakorera. Birangira amubwira ati shaka umwana wanje arwaye abadayimoni. Undi aramubwira ati yo ati mwebwe se ati baye ari uwanje ukareba. Undi ati se mwebwe. Aravuga ati twebwe tumaze iminsi tubwira ngo dore Yesu ni mwiza, we twabonye muganga. Fasha twabonye muganga we utuvurira ubuntu. Ayi dore Yesu ni mwiza, we twabonye muganga. Akomeza amasengesho kuboka. Ngo umusirofoenike aravuga ati sinone njyewe uwo muganga abwira umupaka. Agatari kucyumwana ari kugenda avura abantu bafite ikarita ikomoka kuri Burahamu n'abayuda gusa. Aravuga ati jewe mundangire. Aramubwira ati muri abaragiye ngo Yesu mwigisha agakobwa kanje kararwaye cyenda gupfa. Yesu aramubwira ati mvamanda uwakundangiye yakuyobeje. Sindirirwa nkubaza uwo uri we ndakuzi kuko nzi byose, ahubwo sinafata ibiryo by'abana ngo mbijugunyire. Abigishwa bababwiye uwo mugore batari ko madamu wowe ntiwumva ikinyarwanda ngo havuyire ijambo hava kintu siko hagenda ubwo amaboko araguha kuyabona mwiramukanya. Ngubu urwona aricara gupangira umudamu ati mwinkanga ako kandebe ko hari ibyo nakosora. Bati je umudamu aravuga ati mfite ikindi navuga Yesu. Yesu ati kivuga. Abaramubwira ati none ndabyemera ibiryo n'iby'abana nta mwabihimba. None se abana baririye ku meza, imbwa nazo tugaca bugufi n'uruka bwacu tukayakoza hasi.
ntabwo twatoragura ubuvunganyukira ko nta gitangaza kiba gito. Yesu aravuga ati ntabwo mwapfukamana ububwa ngo muzamukane ububwa, ubwo mwemeye ububwa bwanyu murazamukana ubumuntu. Iyo umuntu apfukamanye ububwa bwe yabwemeye, upfukamana ibyaha byawe ukazamukana kwera kw'Imana. Yesu ngo ahita ahindukira aravuga ati umva madamu, ntubwire ngo ninjye ukijije umwana wawe, akijijwe no kwizera kwawe. Kwizera kwawe kurakukijije. Ahita avuga ngo dayimoni avuye mu mwana wawe, genda umwana wawe bimubere uko ushaka. Ukuntu Yesu azi gutanga ku bushobozi bwe, genda bimubere uko. Ntabwo Yesu yamubwiye ngo biramubere uko Yesu ashaka, genda umwana wawe biramubere uko wowe ba Yesu dufite. Yesu ahita aguha ku butwari bwe, nawe ukagenda ugategeka. Mwemuretse amasaha yagiye, genda bimubere uko ushaka. Ko yiga mu Buhinde ahita aja, ushaka ko yiga muri Amerika ahita aja, ushaka ko ashingirwa muri uyu mwaka ahite. Yesu agukebere ku butwari, umwana wawe bimubere uko ushaka. Nakira ijambo ry'Imana. Imana nibahugisha, Imana nibagirire neza. Turaza gusoza iki giterane Yesu atanga ubushobozi ku bantu, kandi mbibutse ko kuba inshuti na Yesu, kuba inshuti nande, kuba inshuti nande ni ugukora ibyo ashaka, gukora ibyo ashaka. Yohana 15:14, Yohana 15:14. Umuntu uri muri iri teraniro nansomera uwo murongo dusenge. Yohana 15:14. Yohana 15:14. Umuntu wicaye muri iki gihande ufite Bibiliya hari inyuma, nasome twumve. Soma twumve. Yohana 15:14 ni ikimenyetso ko nta Bibiliya mwazanye. Yo, nari ntanze poromosiyo ikoze nyirayo. Soma ma, soma bose. Asante. 14. Yego. Muri inshuti zanjye, nimukora ibyo mbategeka. Isubiremo neza utari kwihuta ma. Muri inshuti zanjye, Yego. nimukora ibyo mbategeka. Uburetse ndeba hano, nubwo bitahanditse ibyo ngiye kuvuga, ugiye gutangiza amagambo avuga ngo Yesu ati. Yesu ati. Muvuge ngo yego. Muri inshuti zanjye, Yego. nimukora ibyo mbategeka. Tuvuge ngo amen twese. Ngiyi ya kondisiyo y'ubushuti bwa Yesu. Ntabwo Yesu muraba inshuti ngo mutizanye ibitenge, ntabwo Yesu muraba inshuti, ntabwo Yesu mureba mu inshuti ngo muzahingirane ngo azaje kuguhingira. Yesu yo mubaye inshuti, iyo mubaye iki? Abantu bafite ikoranabuhanga barabizi. Hari akantu kamaze iminsi kacicikanya k'umugabo yari inshuti na Yesu. Yari inshuti nande? Noneho ari umukristo ngo buri uko agiye gusenga ari we mu rugo, yaje gusengera ibiryo akavuga ngo ku nshuti yanjye Yesu ndakwinginze, dore ibiryo wampaye umugisha ndabibona by'abana banjye n'uwo twashakanye, ndakwinginze nguze tubisangire, kandi byezwe n'amaraso yawe, mu izina ryawe Yesu, amen. Bakarya, baje kuryama akabwira abana ngo muze dusengere muri salo, akongera agatangiza ijambo ngo ku nshuti yanjye Yesu ndabizi ubera hose cyane, aho uraba hose ukaharara, na hano harare kandi turabyuka neza, amen. Yabyuka, nshuti yanjye Yesu utumye buca, none mbyutse ndamahoro, wirirwane natwe, amen. Abana baje ku ishuri, dusengere papa abwira ya nshuti yawe ku nshuti yanjye Yesu nakubwiriye umugisha abana, none abana bandi bagiye ku ishuri, nshuti yanjye ujyane nabo ubagarura amahoro, amen. Wa mugabo hashize iminsi Yesu aramuhamagara, nawe akunda guhamagara inshuti ze zikamusanga mu ijuru. Umwana we rero asigarana na nyina,
ngo bararya kuko uwo mugabo ari we wakoraga wari ufite akazi, imishahara rero urumva yarahagaze, ngo batangira kuja bararya ibiryo bataryaga, babura umukati wa mu gitondo, babura amavuta, babura mayoneze, barabura, babona nta muneke, noneho babonye kujya, babona no ku ishuri inkweto ziracitse. Nyina ati muhumure ndi guhangana nuko batabirukana iby'inkweto byo na bodaboda muzazambara. Ngo umwana arareba waruzi ubwenge aravuga ati ariko mama turukujya nabi kandi inshuti ya papa. Ati warabibwiye ko papa yapfuye mama yanshuti ya papa. Nyina ati mwana wanje humura irabizi. Ati ariko mama ati njye ntabyumva inshuti ya papa, kuko papa avuze yavugaga inshuti ye kwa Yesu. Umwana yigira inama aja mu cyumba ariyingiramo, agira gute? Afata icyo bita duplicate n'urupapuro, ahera hejuru arandika ati ku nshuti ya papa Yesu. Ndakumenyesha nubwo usanzwe ubizi ko papa yapfuye, ariko kuva aho papa apfiriye ntitukijya umukati mu gitondo. Minervari iraboneka bigoranye, ntabwo tukijya ifiriti, kandi mama tugenda tubona abayeho nawe. None inshuti ya papa Yesu, niba hari icyo wakora ugikore, twongere tujye neza, kandi no ku ishuri twishure neza. Murakoze yari umwana w'inshuti yawe, arasinya ahita ashyira muri envelope urupapuro, aravuga ati kwifuza gahunda rujana bazarumushyikiriza. Umwana aragenda aja ku iposita, aja he agasanga aho abakozi batishakite kuzenyo, ati ni urwandiko nzanye muzarumu, ati zana turi bati si ni urwanda leta bamaze bazotwara ibyo ruraje. Asanga yatangije ijambo rivuga ngo kuri envelope yari yanditseho ngo ni umwana w'inshuti yawe Yesu. Urwanditse ni umwana w'inshuti yawe, araseka. Abaho kuri posita baraseka, barateguza akantu ko kasoza arakana, bati gusuri iyi baruwa twamenye iraje mu kihe gihugu, iraje mu kihe gihugu. Bati gusuri turashyira kuwuhe mugabane, abantu ku iposita ijana n'impapuro mu ijuru, ko Yesu aba mu ijuru. Bagitangana basanga Yesu yabimenye, yaregeye intambwe neza, yahagurukije umukire yakijije. Uwo Yesu yagize gute? Yakijije. Turamushimira Yesu afite abantu aba yarakijije. Aramubwira ngo twara imodoka wihuta, uragera ku iposita urahasanga ibaruwa bari kureba aho bagaseka, batangaye babuze uko barabigenza. Uhita uyibaka, amagambo urasanga ahanditse, urahita umenya ko hari icyo nkuzaniye. Umukire ahita aparika imodoka, araza ati bite? Bati ni sawa bose. Ati iyo baruwa, bati ni akana kayizanye ariko kameze nk'agasazi kigambitaka rero, none twasanze kanditseho ngo inshuti ya papa, ku nshuti ya papa Yesu, ngo tuzayijanire Yesu. Ahita avuga ati kari hehe? Ati ngako. Ahita avuga ati mukiruka mukagaruka. Bahita bakikora imodoka, bakagarura kakana, kagaruka gafite ubwoba, bagafimye. Ariko nibigeze no ati dore hano wa mukire ahita agafata akaboko, aravuga ati ngwino tuvugane. Aravuga ati none se tuvugane bike? Ati ngwino tugenda tuja mu modoka, niba warayijyana. Agacisha muri hoteli ati tumanze tujye. Akana kariye neza ati none nzi ni wewe Yesu. Umugabo aravuga ati oya, nanjye Yesu ni papa. Umwana w'inshuti ya papa, ati Yesu nanjye ni papa. Iyo bati papa wawe rero ari inshuti ya papa. Aravuga ati ibintu byose jya mu modoka uje kunyereka mama wawe. Barajyana bagera niwe, ati mubyeyi kora urutonde rw'ibintu byose ukeneye kugira ngo umenye ko umutware wawe yari afite inshuti nziza. Barongera bakora urutonde rw'ibintu, minervari n'iki, inzu irashaje, arahubakira, abwira abana ati aho muziga hose
Yesu yampaye amafaranga ye ngo nyakoreshe, nzabaha muye, nzabaha iro mwicaye tutugiye kumuha mubye. Yesu muye ntabwo mwayahoranye, igihe tugezemo akeneye ye ujye mukoramo mu muhemuye. Ako kantu kigisha abantu kandi ntabwo ari agatekerezo n'ibyabayeho. Yesu yo muri inshuti ntabwo uko abigenza. Imana nibahe umugisha.